utabashika kunyeganyezwa, ahubwo wibereye mu maboko ye. Abiringiye Uwiteka Imana, bameze nk'umusozi Siyoni, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo wibereye mu maboko ye. Yesu niwe buzima, kubereye umusaraba uri muri we, umwiringiye, ntabwo yabashika kunyeganyezwa. Yesu niwe buzima, kubereye umusaraba uri muri we, umwiringiye, ntabwo yabashika kunyeganyezwa. Urukundo Yesu afite imbaraga, yaneshereje Danieli mu rwobo rw'intare, ubwo abanzi be bibwiraga ko banesheje, ariko Yesu we ariko Yesu afunga iminwa y'izo ntare. Danieli aba mu rwobo yibera mu mwuka, ndetse byatumye Danieli aba inshuti y'izo ntare. Urukundo Yesu afite imbaraga, yaneshereje Danieli mu rwobo rw'intare, ubwo abanzi be bibwiraga ko banesheje, ariko Yesu we ariko Yesu afunga iminwa y'izo ntare. Danieli aba mu rwobo yibera mu mwuka, ndetse byatumye ndetse byatumye Danieli aba inshuti y'izo ntare. Yesu niwe buzima, kubereye umusaraba uri muri we, umwiringiye, ntabwo yabashika kunyeganyezwa. Yesu niwe buzima, kubereye umusaraba uri muri we, umwiringiye, ntabwo yabashika kunyeganyezwa. Urukundo Yesu afite imbaraga, yanesheje yanesheje urupfu, anesha na Satani.